reka nkubwire, igihe Abisiraheli barimo barwana, barimo bafata igihugu Uwiteka yabahaye kugira ngo bagituremo kibe gakondo yabo, umwami witwa Baraki yarabarebye abona barakomeye, aravuga ati aba bantu barampitana. Ubwe agira ubwoba kandi nta na gahunda bari bafite yo kumutera, ariko we arahahamuka bitewe n'imbaraga yabonaga bafite. Nta kindi yakoze, ntabwo yagiye kugura intwaro, ntabwo yagiye kugura amafarashi, ntabwo yagiye kugura amagare, ahubwo yahamagaye umurozi. Yahamagaye umuntu azi neza ko azi kuvuma, ahamagara Balamu. Balamu nta yindi ntwaro yari afite, intwaro ye yari ururimi, ko ari ukuvuma. Amahirwe Abisirayeli bagize nuko bari bari mu biganza by'Uwiteka. Uwiteka arabarinda. Imivumo yose ya Balamu iravuguruzwa mu izina rya Yesu. Hari Balamu rero uri ku buzima bwawe nawe, umurozi yarakurebye abona nta kindi yakora, nta mbunda afite kukurashisha, nta kindi kibi yagukorera. Ashaka Balamu wo kukuvuma, ashaka Balamu wo gutatanya urusharo rwawe, ashaka Balamu wo kuvuguruza amasezerano yawe, ashaka Balamu wo gukuraho icyo Uwiteka yakuvuzeho. Ariko Balamu ndagusengeye kugira ngo Balamu akwirimishwe mu izina rya Yesu. Urupfu Balamu yapfuye, umurozi ukuroga abarirwa mu izina rya Yesu. Yes, urupfu Balamu yapfuye, inkozi y'ikibi, umukonikoni gutongera ibibi abarirwa apfa nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.